ariko mana we mwaceceka ariko Nuva Kakajwi butuna. zamura Black Diz. Abantu bari guterekana ni kumva bari kujwigira mu matwi yanjye. nazamure Icyo turi fani gufatamo. kamba mutinge mwogahambamwe uri myutura mpita nkuboroka sikegariwe muzibe kwagera Ni muting. kwagiye hayi Hi, bite? ego uzi ikinyarwanda si amakuru Ndakizi ni meza yawe. hanye ni meza uri gufata agakiko mbona wicaye wenyine ra ni ubuhoro Ya nahoro naje ndi njyenyine nari nshaka kuza njyenyine. nanjye nje gufata akantu hano hari ikibazo se twicaranye tukaba tuganira nk'iminota nka 15 hari ikibazo It's okay, wakicara nari. okay ambo ngaho utuye muri aka gace Ya ni hano hirya. kuko ntakubonye ra kwingegera zose ziba ngaho da Kakajwi zamura Resto. ako tukirengagize kari gaciyemo Kakajwi zamura Resto. Mbabera nukuri. ibintu byari bitangiye kugenda neza hazamo ibintu by'imbere Hari igihe oya ubwonko bwa kakajwi buracuritse ziba dukomeze none se ko ntakubonye ra kandi abantu bose batuye ahangaha bose tuziranye abenshi b'abanyarwanda turaziranye mwaje ryari Se nuko bateretse. Maze 2 weeks gusa. mumaze ibyumweru bibiri Ya niba mutambonye. ewe mbona nanjye rero njye maze hano imyaka 7 ariko senda kukureka ndabirambiwe reka ndanze Wewe, nao wali watu. Mima. Nimeona mtu mwenye wanaita ile mtimkeza nani. Nikeza nani. Nakutaruji. Kakajwi. wi Zamura Resto. impamvu mbiretse mise mbona muri telefone harimo screen y'igihungu niyo mpamvu harimo ifoto y'igihungu muri telefone ye ndabiretse Urebye amaranye. Igihe wahereye kumbe nibwo ubibonye. nibwo nabibona hari umuntu Arebye muri telefone Bonira yanjye. teta. Fiti tuza n'umutima.